dutangiye episode ya nyuma ndetse ari nayo isoza inkuru yacu. Mbasha kuba nabihanganisha kuba natinze kuyibaha. Ijwi ryanjye ryari rimaze iminsi ritameze neza, ndetse murabizi aho twasoreje umusore wacu Zirina arimo araniga papa wiwe. Ubwo ngubwo niko Sahani yinjiraga, arangije aramubwira ati musore, ati ibyaha byawe bimaze kuba byaba byinshi, ati niko kanya ngo ujye kuba wabihanirwa binyuze imbere y'amategeko, ati kandi ufite uburenganzira bwo kuba waguma ucecetse nkakubonye umwavoka wawe cyangwa se uzakuburanira kurenganura. Ubwo muri ako kanya yari yumiwe ari kuba yabwira muzehe wiwe ati ese papa, ubu ngubu uyu ni musaza wanjye wari ugiye kuba yagukora ibi ngibi. Ubwo muzehe nawe niko kuba yakikiriza, Zirina ari kuba yamureba nk'ikimbwa ihaze. Ubwo muzehe nawe ahangaha nawe yari ari kuba yadigidwa, ndetse bari bamutaye mu wakajwiga umwuka waheze. Ubwo niko kuba yabwira Sahani ati uwo nguwo ushatse wamujyana kuko ibyiwe by'uwo munsi byarangiye. Barakwereka Zirina ahangaha we nta n'icyo byari bimubwiye. Ubwo ngubwo muzehe niko kuba yatangira kuba yabwira ati musaza wawe ni nawe wishe mama wawe. Kumbe twe turabizi, niba wararebye episode ya mbere y'iyi nkuru yacu wabashije kuba wabona ko uyu musaza ari we wiyiciye umugore wiwe, ari we mama wa Ubwo ngubwo umunsi wararangiye, ndetse ahangaha yaje mu kazi ari kumva nta ntege nta mbaraga afite. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati wabyikuyemo, ati waretse kuba watekereza cyane, ati ukaba watekereza ahazaza hawe, ati byuriya byihorere byikomeza kuba byaguhangayikisha byabashije kuba byarangira, ati bireke bigende, ati bikomeza kuba wabitekerezaho. Ese wowe ufite umuntu ukugwa mu ntege cyangwa se ukuba hafi mu gihe uri kumva ibintu byagucanze cyangwa se bitari kuba byajya mu murongo? Ahangaha we yari yifitiye umugabo wiwe bashingiranywe bitanyuze mu mategeko, umuba hafi mu bihe bikomeye. Ubwo muri ako kanya niko kuba yatangira yakwakira telefone, arangije atangira kuba yakitaba. Ubwo ngubwo yari Sahani utangiye kuba yamuhamagara, aramubwira ati kugeza n'ubu ngubu Zirina yanze kuba yakemera icyaha, garashaka kuba yakubona nyuma y'uko aba yajya muri gereza. Ubwo ahangaha yakomeje yumva Sahani, arangije aramubwira ati ndaje, ati ndaza kuba nahagera mu gihe kitarenze iminota 5. Ubwo ngubwo nuko yamusubije. Barakwereka ahangaha wa musore wacu Zirina ari muri gereza. Ubwo ngubwo mushiki wiwe yaje kuba yamusura, atangira kuba yamubaza ati gute wankora ibintu nka biriya, ati ntabwo ari natekereza ko ari wowe wishe mama wanjye, ati gute wabikora, ati gute wabikora. Disa agakobwa kamugeze imbere, umujinya ndetse na kamere birakica, gatangira kuba kamubwira ati kubera iki, ati kubera iki wabikoze, ati wari ugamije iki? Ubwo ahangaha umukobwa niko gukomeza kuba yamubwira ati ngewe ibi ngibi ndabirambiwe, ati sinshaka no kuba nakongera kubyumva. Ubwo Sahani niko kuba yamubwira ati madamu waba uduhaye akanya? Ubwo nawe niko kuba yabareka. Sahani asigarana na Zirina ahangaha, ndetse Zirina ahangaha yatangiye kuba yaganira na Sahani amubwira ati nijye namwishe, ati mama wuriya mukobwa, ati nijye wamwishe, ndetse sinzi impamvu uyu musore ari gukomeza kuba yakishyiraho icyaha cyo kuba ari we wishe mama wa kandi twese turabizi twarabibonye ko ari papa wiwe wamwishe, ahubwo uyu musore akaba ari kuba yamudefanda. Ubwo Sahani yatangiye kuba yamuhata ibibazo, amubaza ati se ujya kumwica wamwicishije iki? Umusore akamusubiza ati nakoresheje inyundo yari iri mu nzu. Ati se kubera iki wabikoze? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ngewe nishakiraga ubutunzi, ati nashakaga ko nsigira imirage yiwe muri kampani. Ubwo umusore niko kuba yatangira kubwira Sahani ati ngewe na madamu Lini cyangwa se madamu ubyara twaratonganye, ndetse ubwo ngubwo mu nzu aho ngaho hari inyundo mbasha kuba nayikubita mu mutwe. Ati nibwo na papa wanjye yatahaga avuye ku kazi, ati nawe icyo gihe naramwegereye nshaka kuba nayimukubita,
twese turabizi ibyabaye muri uwo mugoroba. Uyu musore ibyo ari kuba yavuga ntabwo ari kuba yakoresha ukuri. Ubwo ngubwo Officer Hani aramubwira ati se nta kindi kintu ushaka kuba wavuga mbere yuko tuba twagusubiza ahantu uba? Ubwo ngubwo Zilin niko kuba yamubwira ati uze kuba wambwirira aze kuba yakitonda cyangwa se uze kuba yacunga intambwe ziwe. Murajye mwumva amagambo umusore yari ari gukoresha ahangaha. Ubwo ngubwo Officer Hani nawe yarasohotse atangira kuba yaganira na madamu ahangaha. Ubwo niko kuba yamubwira ati umusore yemeye ko ari we wishe mama wawe atari ko yambwiye ati nguze kwitonda. Ubwo niko kuba yamubwira ati gute yatinyuka kuba yantera ubwoba, ati kandi yarishe mama wanjye, ati kandi icyaha kiramuhama, ati se mwamukatira umukwiye cyangwa se mukaba mwamukatira urupfu mukaba mwamwica akanyongwa. Murabizi muri ibi bihugu ibyo kunyongwa ugapfa cyangwa se baragufunze ugakatirwa gufungwa, barakunyonga ugapfa. Ubwo ngubwo Officer Hani niko kuba yamubwira ati sinzi impamvu yabashe kuba yambwira ibi ngibi, atari ko ibyo waba uri gukora byose uze kuba wabigendamo witonze, kandi ukomeze ucunge intambwe zawe nk'uko yabivuze. Ubwo umukobwa niko kuba yakomeza kubwira ati Officer Hani ati se kubera iki yaba ari kuba yavuga gutyo? Ati ubwo ngubwo hari ikintu ari kuba yahisha, ati hari ikintu ari kuba atakubwiye. Officer Hani niko kuba yamusubiza ati se urumva hari ikintu ari kumpisha? Ati none se niba nta kintu ari kuba yaguhisha kubera iki yambwira ngo ngenze gake, ati cyangwa ncunga intambwe zanjye? Ubwo Officer Hani niko kuba yamubwira ati wowe komeza ubikore nk'uko yabivuze, atashobora kuba yambeshya atari we mwicanyi wa nyawe, ati umwicanyi wa nyawe akaba akiri kwidegembya aha hanze ahangaha. Ati wowe bikora uko nguko yabashe kuba yabivuga, dukomeze kuba twashaka ukuri kubyihisha inyuma. Barakwereka muri ako kanya waje kuba wareba umusore, papa w'umusore ari we hangaha, ise wari. Ubwo niko kuba bamubwira ati se papa mwaramutse? Ati mwaramutse neza abana banjye. Ati se papa? Ubwo papa niko kuba yababaza ati se muracyandakariye? Ubwo umusore niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ni iby'ahashize, we bireke turebe ahazaza hacu ngo hameze gute. Ati kandi njyewe n'umukobwa yihangaha, ati twimereye neza nta kibazo dufite. Ubwo umusore niko kuba yamubaza ati se ahubwo za dokima zifite? Ubwo papa we niko kuba yababwira ati dokima zabonetse, ati ndetse n'impanuka y'imodoka yabaye muri wa mugoroba dokima bazimpaye. Ati ahubwo se mufite umwanya buriya sinazibaha mukaba mwanyuzamo amaso? Ati ariko mbere na mbere ati mbanje kuba nabasaba imbabazi ku byo nabakoreye. Ati ubu ngubu ndi kwibaza impamvu uwo mukobwa agukunda cyane. Disanga kayi nako katangiye guseka, agakobwa kari keza ahangaha ntacyo kari gatwaye. Ubwo niko ko yabwira papa we ati watwereka izo dokima nta kibazo. Ubwo muzehe nawe niko kuba yaca bugufi atangira kuba yakuraho izo dokima ndetse n'amafoto bari bamuzaniye ahangaha. Ndetse ni ukuvuga ngo guhera bafata Zilin, iperereza bari bakirikomeje ngo babashe kuba bamenya ninde waba warishe mama w'umukobwa ahangaha. Ubwo muzehe niko kuba yababwira ati dore ngizi dokima, ariko hari n'ifoto iri ahangaha itari kuba yagaragara neza. Ati sinzi niba mwebwe mugifite amaso mazima cyangwa se mwe mugifite amaso akora neza, mwabireba mukaba mwambwira ari ibiki. Ubwo ngubwo niko kuba yafata dokima ndetse nayo bari kumwe aho ngaho bafata ya foto. Ubwo niko kuba yavuga ati Zilin. Ubwo niko kuba yavuga ati uyu se ni Zilin? Ati se yari ari kureba hehe? Ubwo umukobwa ahangaha yakomeje kuba byamucanga ndetse ibintu yari ari kuba yakomeza kuba yabona biri gukomeza kuba byamucanga. Ubwo ahangaha yarumiwe. Muzehe niko kuba yabegerera babaza ati se hari ibyo muri kwa mwareba biri aho ngaho mukaba mwabisobanukirwa ngo nanjye muwe mwambwira? Ubwo ngubwo papa w'umusore niko kuba yatangira kuba yababaza ati se byaba ari byo ra? Ati ibyo ndaba ndi gutekereza byaba ari byo. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubaza ati se kubera iki uyu mukobwa ajya gutaha yumvishe ijwi rya Zilin? Ati hari undi muntu yaba yarumvise? Ubwo niko kuba yatangira kuba yabaza ubwo aho ngaho yari yumiwe. Ubwo niko kuba yatangira kuba yamubwira ati atari kubwo nagiraga ikibazo cy'amaso,
ati Zilini yari abizi, ati kandi ntaha, ati numvise ijwi ryiwe, ati ariko hari irindi jwi ryari rihari bigaragare ko anko nawe yari ari mu rugo. Ubwo ngubwo Lini ko kuba yabyumva arangije arita mu matwi, arangije aramubaza ati se kubera iki niba anko wawe yari ahari yaba yaremeye ko Zilini aba yagirira mama wawe nabi kandi ari kuba yabireba? Ubwo Lini ko kuba yatangira kuba yamubwira ati kubera ko anko yari we muntu wari kuzahita uzungura imitungo ya mama ubwo yari kuba atagihari, ati njyewe nari kuzaza bwa nyuma. Ubwo ngubwo muri uwo mugoroba cyangwa se madamu Li yaje ahangaha kuba yareba anko wiwe, akaba ari papa wa Zilini. ubwo ngubwo anko ye niko kuba yamubwira ati se mukobwa wanjye aka kanyura ahangaha. ubwo nawe niko kuba yamubwira ati hari hashije igihe njye nawe tutabasha kwicara ngo tube twaganira. ahangaha umukobwa yaje ahamagara ati anko Janga, ati anko Janga hari hagishize igihe njye nawe tutabasha kuba twaganira. ubwo umukobwa nk'uwo wari uzi icyo ashaka ahangaha nawe yaje yisetsa. ubwo anko Janga niko kuba yafata icyo kunywa, arangije aramubwira ati mbere y'amagambo ariko reka tubashe kuba twanywamo. ubwo umukobwa niko kuba yatangira kuba yanywa, ariko ubona ko ari kunywa yigengesereye, ari kuba yakeka umugabo ahangaha. ubwo anko wiwe ndetse akaba ari na papa wa Zilini yatangiye kuba yamubwira ati niba ari umuntu ugomba kuba wacira urubanza, atugomba kuba wacira urubanza mama wawe Lini. ati ubwo mama wawe yamaraga kumenya ko nabashije kuba nakica abantu, ati yashatse kuba yanshyira hasi. ati ubwo ngubwo rero ati nta mwanzuro nari mfite usibye kuba natangira kuba namugirira nabi. ubwo mama we yaraye kuba yamubwira ati niba ushaka ko mpfa turapfana. ubwo ikigabo cya papa wa Zilini niko kuba cyamubwira ati ngewe nta hantu njyana nawe, niko kuba cyatangira kuba cyamukubita inyundo mu mutwe kirawumena. kumva aho ngaho Zilini nawe yari arimo arataha asanga papa we yari kwica madamu Lini. ubwo niko kuba yamubwira ati papa wasaze, ati wasaze, ati ntabwo uri kureba ibyo uri kuba wakorera madamu Lini. ubwo niko kuba yamubwira ati yari yamenye ahashize hanjye, ati kandi yashakaga kuba yangusha hasi, ati kandi sinari kumwemerera, ati ahubwo nawe genda ube wakica cyangwa se umukobwa wa madamu Lini, ati maze imitungo yabo isigara ari iyacu njye nawe. murajye munyumvira amagambo y'umusaza ahangaha wari ufite ubugugu. ubwo Zilini niko kuba yamubwira ati papa utakinisha kuba wakora kuri uriya mukobwa, ati nkaba nakugirira nabi, ati ntubigerageze, ati ntushake kuba wakora kuri uriya mukobwa. ubwo muri ako kanya ni nabwo madamu yari ari kuba yataha, ndetse mama we bamaze kuba bamwica. ubwo hakuno ikigabo cyatangiye kuba cyaseka, ati nuko nguko byagenze. ubwo umukobwa nawe aho ngaho yatangiye kuba yaseka, ari kuba yaseka umugabo aho ngaho. ubwo niko kuba yatangira gucira inzoga cyari cyamuhaye. ikigabo disi mbanza cyari cyanamuroze gitangira kuba cyagira ubwoba. ubwo ngubwo muri ako kanya umukobwa yazamuye telefone yiwe, aba aravuze ati ofisahani, ati nizere ko wabyumvise, ati nizere ko wabyumvise. ndetse muri ako kanya ikigabo kikimara kumenya ko yakivumbuye yagiteze umutego, cyatangiye kuba cyamutuha akajwi kakimubwira ngo ubu ngubu nangiye kuba nakurangiza usange mama wawe ahari. ubwo muri ako kanya kitangiye kumuniga, nibwo umugabo we yabashije kuba yakinjira, ahita amubwira ati se sheri umeze neza. ubwo umukobwa nawe niko kuba yakikiriza, ariko turabibonye ikigabo cyari kibashije kuba cyamutamuha akajwi gitangiye kuba cyamuniga. ubwo ngubwo niko kuba cyamubwira ati ubu ngubu nawe nari ngiye kuba nakwica. ubwo niko kuba yamubwira ati ndashaka kuba nakwigisha isomo, ati ariko ngewe sinshaka kuba naba inyamaswa nkawe. ati ubu ngubu ugiye kuba wajya mu mategeko uhanirwa ibyaha wakoze, kandi ndizera neza ko uzaba wanyura mu mategeko akaba yaguhana bikwiye. Guri nawe yari agifashe aho ngaho ari kuba yagikanda, ari kuba yakomeza kugikanda. ubwo ngubwo barakwereka aha ngaha bahise baza ku bitaro, ndetse muribuka ko umukobwa yari yanyweye inzoga irimo uburozi
ise yashakaga kuba yamwica. Ubwo muganga niko kuba yababwira ati ubu ngubu umukobwa ameze neza n'umwana nta kibazo yagize. Ubwo niko kuba yakikanga ngo umwana, ubwo nari aha ngaho ati se umwana wuhe? Ubwo muganga niko kuba yababwira ati erega muratwite inda ye ukwezi kumwe. Ubwo niko kuba yarebana nari ndetse nari areba baravuga ati se ibingibi birashoboka. Ubwo muganga niko kuba yababwira ati ubu ngubu mugomba kuba mwatangira kwitaho, ati kandi ukeneye kuba waruhuka, ati umwana agatangira kuba yakura. Ubwo niko gutangira kuba yabaza ibibazo byinshi kuri muganga. Muganga aramubwira ati wowe tuza hamwe. Ubwo niko kuba yabwira ati se wowe, ati watuje, ati ntago ari ubwa mbere ngiye mbashe kuba natwita. Ubwo niko kuba yabwira muganga ati nitugira ikindi dukenera tuzakubaza, ariko akamubwira ati ngiye mfite experience, ati urabizi neza ko atari ubwa mbere mbashije kuba natwita. Ubwo ngubwo nuko nguko basohotse kwa muganga. Ndetse murabizi amahoro aba agomba kugaruka nyuma y'ibibazo. Barakwereka ahangaha ndetse na bari bagiye kuba bakwibera umuryango, ndetse murabona ko bari bagiye kuba babyara umwana ndetse uzaza mu muryango ukize udafite ikibazo na kimwe. Ubwo muri ako kanya ofisi ahanini niko kuba yabegera arababwira ati ku ntambara mwarwanye, ati birangiye ikinyoma ati birangiye ukuri kubashije kuba kwatsinda ikinyoma. Atariko Zirina ari kuba yakishinja icyaha cyo kuba yaranze kuba yakubwiza ukuri na mbere hose, ati yanze kuba yasohoka ngo aze kuba yakureba. Ubwo umukobwa nawe niko kuba yamushimira. Ofisi ahantu arangije nk'umuntu wari uzi ibyabaye arababwira ati mbifurije isha n'ihirwe, ati kandi muzabyara umwana ushyitse, muzabyare mwororoke. Ndagushimiye wowe twabanye kuva iyi nkuru yatangira kugeza ku musozo wayo, ndetse nkuba nagusaba kuba wadukorera subscribe, ndetse ujye no muri comment utubwire ukuntu wabonye iyi nkuru, ndetse ube wanayisharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo indi tugiye kubasha kuba twatangirana mwese muzayirebe muri hamwe, kandi ndabizi zabashimisha. Ubwo nuko nguko Lina basohotse mu bitaro aho ngaho, mpamya nashidikanya ko inkuru yacu naho ari aha ngaha irangiriye, kandi ndabashimiye mwese twabanye muri iyi nkuru. Tuzasubira.